ikigo gihari yari ari muri office si yicaye ejo azahasanga wari umwirukana ayivuyemo agiye mu kabari kuba ari muri z'umupira na Manchester namuzi noneho ntabwo kabari sinake niwura bavuye ati nakagiye marakanye ndimo ndagira ngo bakiriya baze bagura byarangira agataha saa yine za nijoro bakajya kuryama uyu muntu igikurikiraho ni iki kuko imyaka ikura arwara no kugabanya imyaka mu ndangamuntu arimo arikanga ko agiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kandi agasanga nta kintu kimwe yakoze umwanya yakaba yakora yawumaze ku kabari no muri Manchester na Arsenal atongana n'abandi ikipe yacu utakaje umwanya utakaje amafaranga nayo amafaranga make wakuye mu kazi katarakawe uyatwaye mu kabari katarakawe uri murarya umwanya wawe uwukoresha uri mu abandi. Hello, Yesu ashimwe, haleluya. Aho kugira ngo urwane no kureba ko wasohoka ahantu uri ushaka Imana n'imbaraga za muri bwateme turimo kwigiramo dushaka Uwiteka n'imbaraga ze dushaka mu maso ye aho kugira ngo ushaka imbaraga z'Imana zikure muri ako gatsitsi urimo usohoke niba nawe ugera ahandi hantu umwanya wagakoresheje urumara ari kurusa ubona nibura ayo mafaranga bibiri no gutanga hariya niwana yatanga hariya basi ukajya kwiga no gutwara moto wava mu kazi k'abantu ukajya kwiga gutwara moto basi bavuga uti ejo nigira Imana nzagura no ku moto ukajya natwara none se n'abantu yifite kujya kwiga no gutwara imodoka basi ejo nzabona ibintu byanga nzakore nibi ngewe najya no kwiga kogosha nabo aho kugira ngo nicare ahangaha reka njye kwiga kogosha nimara kubimenya reka njye kwiga gutwara moto nimara kubimenya reka njye kwiga gutwara imodoka nimara kubimenya ngo ndimo ndavuga abandi badashoboye kujya gukora za maîtrise na za doctora n'ibindi no kujya gukora ubushakashatsi no gushinga amakampani no gukora za consultants ariko se utuntu n'utwo niko turagoranye umwana w'umusore w'imyaka 20-30 arimo arareba guyoboza amafaranga muri uyu mujyi wa Kigali n'amafaranga arimo ndayimurira muri salon de coiffure nogosha nyaburire kuri moto nyaburire ku bushoferi nyaburire ahantu hose nyashaka nyaburire ikibazo ni ikihe nta mwanya wabyo abantu bafite aravuga ati pfa kuba gusa mbyuka njya ku kazi bashaka bamwe 10 cyangwa 20 arahagije uyu muntu no gusenga ntiyabishobora arega nta muntu gusenga mwari kwiza nta muntu gusenga ntabwo byashoboka. Haleluya. Muzi Yesu amagara bigishwa yacaga ku muntu ukiri gisora kwikomereza ntabwo yamureba yacaga kwikina biyara kwikomereza ntabwo yamureba yacaga ku bareba imipira kwikomereza ntiyabareba abasanzwe biyambuye amashati bakunda ibitiba mu nyanja mbonye abagabo izi mbaraga akoresha ari amafi yazikoresha ari n'abantu ngo ngwino muri kiresha umugabo akwita arasanga umuntu ari muri konekita arasoresha akarikirita n'imisoro arakwikeza vatizanye aramuretse ngo ni muko nawe uri profession ngwino muri iki abo nibo Yesu yagendanaga nabo ntabwo yigeze ajya gushaka umuntu byayo ngo naricaye uko bigenza ngo bishobeye mu rugo muri kajya kwa pastor ugiye kwa pastor ko byagushobeye iyi pastor kizagushobera kureza ibintu byose kuni bari kubishobera kureza ibintu pastor. Haleluya. Yesu ashimwe. Abarokore haleluya. Ni muhaguruke musenge muzi byo musengera. Icya gatatu gusaba Zaburi 34 Zaburi 34 murongo wa gatanu muri Bibiliya z'ikinyarwanda z'icyongereza ni 34 nashatse Uwiteka aransubiza ankiza ubwoba nari mfite bwose. Gusaba ababwiye ngo wihangane Bibiliya y'ikinyarwanda igenda inyuranamo mu ndimi n'ibisobanuro n'izindi ndimi iyo gusaba ntabwo ari hano gusaba nashatse Uwiteka
waransubiza arangije amarugo gusenga no gushaka Imana wamara kubona Imana ikagusubiza ibyo urimo kwibaza. Iyi ni zaburi ya Dawidi arabona ashaka Uwiteka waransubiza ngo ubwoba nari mfite bwose burashira. Ubwo bwoba wicaranye nta gisubizo cyavuye ku Mana ufite. Kuki Imana itagushubije ntabwo wayibajije? Kuki sitayibajije nta mwanya wabwo wari ufite? Nicyo gisubizo. Hello, abantu barimo bandika cyangwa se abakora ubushakashatsi iyo barimo bategura ibibazo byo kujya kubaza abantu kuri tele bisaba gutegura ikibazo neza, ibibazo umuntu agakuha igisubizo kitazavuguruza ibyo urimo gushaka. Ko iyo ubajije nabi agusubiza nabi ugasubiza ukazandika ibintu bitari byo. N'Imana make sure niba ndimo designinga questionnaire yanjye iki kibazo ndimo kubaza naye bakushaka kumenya. Yesu nashimye kuko ni ryari haba kujya gukora ubushakashatsi ni igihe hari inkuru zidafite gihamya. Niko navuga kuko ubushakashatsi buvukira mu makuru, kumva ibintu ariko nta kuri kwabyo guhari. Barimo baravuga ngo muri iki gihe cya corona ngo abana benshi b'abakobwa babyariye iwabo kubera ko batiga. How sure are you kwibyo ngibyo urimo kuvuga ari byo? Ujya gushaka amakuru nyayo arahaguruka agiye kuri tele avuga ngo reka mfate wenda umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere dutatu, Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. Muri reka mfate akarere kamwe kagaragara nk'aho gashobora kuba ariko kagize abana bataye ishuri cyane, hanyuma mu karere kamwe njye muri Gasabo gasate imirenge 15, imirenge 15 sizazenguruka yose, ndafata imirenge 5 cyangwa se imirenge 3. Muri iyi mirenge 3 nanone